byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 20, ngo Imana itume Yesu niwe Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Twebwe ntabwo tuzatura mu bivuguruye, tuzatura mu bishya. Imana ntigira ibiremo, ntabwo iremekanya. Ibyo yaduteguriye birenze iby'ubwenge bwabasha gusobanukirwa. Ni iki kigiye gusubizwaho? Imana igiye kugarura ibintu byose Adamu na Eva babuze. Isi yavuye mu biganza by'Umuremyi irabagirana kandi itagira inenge. Yari nziza cyane, amagambo ntago yabisobanura. Umuremyi ubwe niwe watatse icumbi rya Adamu na Eva, ingobyi ya Edeni, paradiso. Indabo njya mbona ukuntu zihenda. Umuntu wambwira uti turifotoreza aho aherutse kubaka akazu hafi y'amazi ati 50,000. Ibyo bintu murumva ari byo dukeneye mu ijuru. Twebwe tuzaba ahantu hatiganwa, ngo hatagenza hate. Ntabwo tuzongera kubona za ndabo zo ku meza zisa n'imineke idashobora kumara inzara abashonje. Abafite ibyo bintu mu rugo muzabikureho, muzagura indabo zidasa n'ibiryo. Mwarazibonye izo ndabo? Ari indabo ugera mu rugo uti Imana ishimwe, ukabona ibinyomoro, ukabona inanasi, wakora ukumva ni ibiti. Ntabyo tuzasanga mu ijuru. Mu ijuru kandi tuzasanga biri fure. Imana ibaha umugisha. Nta kintu na kimwe kireme. Igiti cy'ubugingo cyo ni farumasi ubwayo. Data twese uri mu ijuru, nta cyatunezeza nko kugushengerera. None kuri uyu munsi w'isabato imitima yacu iratuje, yuzuye umunezero. Habwa ikuzo kubw'impano y'ubugingo waduhaye. Amen. Twebwe n'ababatijwe uyu munsi, natwe dukomeje kubatizwa na Mwuka w'Imana, twifuza ko dutegurira ijuru ryawe, tukabaha twiteguye gutaha. Ubidushoboza uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen. Tukaba turi kumwe n'umubwiriza wacu yita Bahati Prince, tumaranye n'igihe kirekire, ariko dufite na korale abategereje.
badufashije muri uyu mwanya tumaze ibyumweru bibiri bakaduhivuna ahangaha. Turabashimiye na Imana ibahe umugisha. Dufite abadiyakoni n'abadiyakonikazi bari buze kwakira ibyera by'Uwiteka, ariko mu kanya hari korale igeze ahangaha, ntabwo iragera mu byicaro, ariko ndi kubona bari kuyakira igana ahangaha. Nabo mu kanya tugiye kubakira. Bayita Inkuru Nziza, ibarizwa ku itorero rya Bibare mu ntara ya Bibare aho bita Kigali. Ubwo rero nabo mu kanya turabakira bageze hano mu byicaro, ariko ndabona bari gutera intambwe baza ahangaha. Reka nsabe abangaba bose tumaze kwakira, ese abizera muremera ko uyu munsi tubakorera namwe? Niba mubyemera mutwakire natwe. Ko mufite akaje gatoya nk'abatarisambaza, mwakire nk'abareba ari isambaza rwose, abantu bararangurura amajwi yakumvikana. Hanyuma rero ubundi bazi ko mu bantu ba Rubavu bakira cyane, mujya mubona n'abayobozi badusuye Rubavu biba byashyushye, uretse no mu itorero ahubwo no hanze mu nzego bwite zituyobora. Rubavu bayizi nk'abantu bakira neza cyane. Dufite rero abashyitsi badusuye bavuye hirya no hino, ari bandi mwabonye bavuye Kongo, ari abizera bavuye ku yandi matorero cyangwa se hanze y'intara ya Gisenyi, nabo bazamura ibiganza tukareba ko barimo. Abo nabo bazamura ibiganza tubakire muri iteraniro ryacu. Ndabona bahari, inyuma barahari, mwese turabakiriye. Imana ibahe umugisha. Abashyitsi bacu rero bahageze, bayita korale Inkuru Nziza, yavuye Bibare ku itorero rya Bibare mu ntara ya Bibare, bavuye i Kigali bakoze urugendo rurerure, ariko dushimiye Imana ko yabarinze mu rugendo. Se nabo murabakiriye, mubakire iki? Amen. Ubwo rero korale abategereje muraza kundya kara. Mwebwe numara kuririmba indirimbo imwe, abo ngabo barabanziriza umubwiriza n'indirimbo ebyiri, hanyuma banakira umunyakigali nkabo. Baramuherutse kera, ubu tumufite ibyumweru bibiri, bose ni ab'i Kigali, ariko wasanga badaherukanye. Bajya tubwira mu Kigali hari n'igihe abantu baturanye basurane, wasanga badaherukanye. Ariko baraza kumwakira mu ndirimbo ebyiri, hanyuma abone kutugezaho ijambo ry'Imana. Turatangiza rero indirimbo ya 50 turi butangiza tumenyereye. Reka twese rero tujye ejuru. Tuza umira yo
Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka dufate Bibiliya zacu dusome mu rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 19. Haranditse ngo rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira acuza umwijima, rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amena. Reka twongere dusubiremo. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira acuza umwijima, rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana itugirire neza. Reka Mwuka w'Imana ari udusobanurira. Tugiye gupfukama imbere, hanyuma namwe mubahira Imana aho muri dusenga. Turagushimye mubyeyi mwiza, muremyi wacu n'umucunguzi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimira urukundo rwa ruhebuje watugaragarije ku musaraba, rwatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo uzamwizere wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bishimirwe. Turagushimye ko urwo rukundo rwawe twarubonye kuva twabaho kugeza iyi saha. Waramukije buri wese agera ahangaha, turabigushimiye. By'umwihariko tugushimiye amavuna tumazemo ibyumweru 2 Imana. Tugushimira uburyo wabanye natwe ukabana n'umubwiriza wacu, wagize neza uhabwa icyubahiro. Tugushimiye umusaruro twabonye, turakwinginze ngo Mwuka w'Imana akomeze kubabatiza, ubakuzemya guhora ku ngoma, uzabarinde ikibi cyose mu izina rya Yesu. Bambika imbaraga, ubahindura avuga butumwa, niwerekanwa tuzimana ingoma. Natwe abasanzwe rwose uduhe kugira ngo umuntu wese yisuzume atagirwaho umugayo, umuntu wese azana umutima we kugira ngo ahindurwe nawe, niwerekanwa tuzimana ingoma nawe. Turinde byo kumenyera, ahubwo uduhe gucunguza iby'umwete uko iminsi ari mibi, niwerekanwa tuzabane nawe. Mubwiriza wacu turagushimye ko wamuhaye ubuzima, kabarangije ibyumweru 2 Imana, uhabwa icyubahiro. Muhe umugisha amajya n'amaza, uzamuha iherezo ryiza, muhere umugisha umuryango, muhe umugisha mu byerekeza amaboko, kandi ijambo ryagiye kutubwira aka kanya ntaba ari wowe urugaragare, twese twiyoborerwe nawe. Mwuka w'Imana ahembura imitima yacu, maze ku iherezo ry'ibihe tuzimana ingoma nawe, mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi mwiza kuva mu gitondo tujya hariya ku Kivu mu mubatizo kugera ahangaha, ikirere kiracyari cyiza. Muribuka ko twabisenyeye nimugoroba, mwabyibagiwe. Twasabye Imana kuduha ibihe byiza, none Imana yabikoze. Imana yahabwa icyubahiro. Nshimire abantu bakomeje gusenga, narabategaga amatwi nkishima yo mwavugaga muti Imana wite ku buzima bw'umubwiriza wacu. Hari n'umupasitori wasenze ati n'ijwi ry'Imana naryo rigaruke, nuko hashize iminsi 2 riragaruka. Imana ishimwe cyane. Dufite umunezero mwinshi cyane, kandi tubitewe na korari abategereje. Korari abategereje mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha.
dufite n'abashyitsi, hari ababatijwe uyu munsi, hari n'abazabatizwa ikindi gihe igihe undi mubwiriza azaza, ariko bakaba barumvise ubutumwa bwiza. Reka abashyitsi bacu nubwo bahoze hano imbere bahaguruke murebe uko basa neza, kuko gusa neza bituruka mu mutima, ntabwo bituruka inyuma. Ababatijwe mwese nimuhaguruke. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha mwese, Imana ibahe umugisha. Ngaho reka tubishimire twese nk'uko twagiye tubikora, tubabwire tuti mu ijuru hari Imana, tubahe n'amashyi. Imana ibahe umugisha. Mwakwicara. Korari inkuru nziza mwakoze kuza, muzi ko tuziranye ariko mwarakuze, duherukana kera hashize imyaka igera ku 9, bamwe bari batoya cyane, ntabwo mwabaye banini gusa ahubwo mwarakuze. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. N'abandi bose turi kumwe bagize icyo bakora mu kurarika abashyitsi n'ibindi byinshi tutashobora kurondora. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana dusoza uyu munsi. Nimugoroba twaganiriye ku cyigisho cyavugaga ngo gutangira bundi bushya, cyatwerekezaga ku bijyanye n'umubatizo. Abaririmbyi nta kintu twavuganye, ariko ntabwo nza kwigana abandi babwiriza, ahubwo uko tujyanirana mu ijambo ry'Imana muraza kubona ko umwuka w'Imana ari we wagiye arobanura indirimbo kugira ngo zitegure ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Icyigisho dufite kiravuga ngo ibyo dutegereje birushaho kuba byiza. Ibyo dutegereje birushaho kuba byiza. Bwira mugenzi wawe umwenyura uti biracyaza. Biracyaza. Ibyo dutegereje birushaho kuba byiza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ibyawe ni byiza, kandi ngo ibyisa byose wabiteguriye abagukunda. None turagukunda. Muri aka kanya udusobanurire iby'ijambo ryawe, kandi utwongerere urukundo rutari urumamo, ahubwo urukundo nyarwo, mu izina rya Yesu, amen. Ibyo dutegereje birushaho kuba byiza. Ikibazo ni iki? Mbese ijuru ribaho koko? Ese ijuru ribaho koko? Hari igihe umuntu akarota ibintu byiza, ariko yakanguka agasanga ntibihari, nuko akavuga ati byari inzozi gusa. Ariko ijuru tuzajyamo ntabwo ari imigani, ntabwo ari inzozi zitewe nuko wariye ugahaga cyane. Ni isezerano ry'Imana ry'uko iwacu ari mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu ko azaza. Mbese iryo juru ririho cyangwa ni ibisazi byafasha abantu b'Imana maze bagahimba indirimbo zituma bavuga ko bazajya iwabo, kandi iwabo ari mu Rwanda? Igihe cy'ibinyejana byinshi iri juru abantu benshi barivuzeho, ariko ijuru rimeze rite? Mbese ubundi ribaho? Niba ribaho koko riri hehe? Kuko ubu ikiganza cyanjye kiri mu ijuru, mwabibonye, ariko ntabwo kiri mu ijuru tuzabamo, kiri mu ijuru ry'inyoni. Burya hari ijuru ry'inyoni, hari ijuru ry'indege, ariko hari iwabo w'abakiranutsi aho bazaba. Niryo juru nyaryo, ibindi ni utujuru. Numva abantu bavuga utujuru dutoya, nkabareba nkabwira nti ntabwo ari byo. Tuzajya mu ijuru rinini dukwiwemo, ntabwo tuzaba mu ijuru ritoya. Imana ibahe umugisha niba mwiteguye gutaha. None abandi bakavuga bati iyo umuntu apfuye burya abagiye mu ijuru. Njya numva abantu nabyo babivuga. Harya twabonye ko iyo umuntu apfuye ahita anyaruka agatega ishoye agahita agera mu ijuru. Niko twize? Reka da, ahubwo twize iby'umuzuko, yuko abantu b'Imana bazazuka bagasanganira umwami mu kirere, ngo nuko tuzabana n'umwami wacu ibihe bidashira. Pawulo ati mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Bibiliya ni urufunguzo rumwe
rufungura inzugi zose, kandi nirwo rutwereka yuko iby'Imana yavuze ari impamo. Intumwa Petero yanditse ivuga iby'inkomoko yonyine y'ukuri, maze atwandikirira ijambo riboneka mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya mbere ku murongo wa 19, haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, ngo kandi muzaba mukoze neza nimugenza mute, nimuryitaho. Ijambo, reka amagambo ya Bibiliya iyo yakurikiye ugomba kujya uvuga rimwe ukabanza ugatuza, ukavugira ikurikiyeho ugatuza, nibwo byumvikana. Noneho dufite ijambo ryagenje rite? Iyo riri ijambo gusa ntabwo byari gukomera, ariko ryarahanuwe. None akongera ngo rirushaho kugenza gute? Gukomera. Ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Muri Zaburi 119 haranditse ngo ijambo ryawe ni iki? Ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira ahagenje hate? Ahacuze umwijima. Ntitukiri mu mwijima, twinjiye mu mucyo w'itangaza. Ngo iryo jambo rero rimeze nk'itabaza rimurika rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ni ijambo rikesha ijoro, nubwo ijoro ryaba rirerire amanywa azaza. Ijoro ryacu ntabwo ari ijoro ridacya, ahubwo ni ijoro rikeshwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana, maze imitima yacu ikanezezwa nuko tutakiri ab'umwijima, tutari mu rujijo, ahubwo tuzi iyo tujya. Haleluya! Imana yerekanye mu ijambo ryayo aho ijuru rizaba, yerekana uko ijuru rizaba rimeze, yerekana umujyi mukuru waryo, icyo abantu bazaba bakorayo, uko abantu bazabaho nuko bazaba bameze, aho abacunguwe bazaba nuko umurwa wera umeze. Reka dufate urufunguzo rw'Imana maze dutangire gufungura, turebere hamwe iby'ahazaza Imana yateguriye abayikunda. Mu gitabo giheruka ibindi cyitwa ngo iki? Ibyahishuwe, ariko abandi bakabyita amayobera matagatifu. Kandi byaragenje bite? Byarahishuwe, urugi rurakinguye. Umva mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 20, ngo Imana itume Yesu niwe Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira, kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Twebwe ntabwo tuzatura mu bivuguruye, tuzatura mu bishya. Imana ntigira ibiremo, ntabwo iremekanya. Ibyo yaduteguriye birenze iby'ubwenge bwabasha gusobanukirwa. Ni iki kigiye gusubizwaho? Imana igiye kugarura ibintu byose Adamu na Eva babuze. Isi yavuye mu biganza by'Umuremyi irabagirana kandi itagira inenge, yari nziza cyane, amagambo ntabwo yabisobanura. Umuremyi ubwe niwe watatse icumbi rya Adamu na Eva, ingobyi ya Edeni, paradiso. Indabo njya mbona ukuntu zihenda. Umuntu wambwira uti turifotoreza aho aherutse kubaka akazu hafi y'amazi, ati 50,000. Ibyo bintu murumva ari byo dukeneye mu ijuru? Twebwe tuzaba ahantu hatiganwa, ngo hatagenza hate? Ntabwo tuzongera kubona za ndabo zo ku meza zisa n'imineke idashobora kumara inzara abashonji. Abafite ibyo bintu mu rugo muzabikureho, muzagura indabo zidasa n'ibiryo. Mwarazibonye izo ndabo? Ari indabo ugera mu rugo uti Imana ishimwe, ukabona ibinyomoro, ukabona inanasi, wakora ukumva ni ibiti. Ntabyo tuzasanga mu ijuru. Mu ijuru kandi tuzasanga biri fure. Imana ibaha umugisha.
nta kintu na kimwe kireme. Igiti cy'ubugingo cyo ni farumasi ubwayo, ariko se wagira farumasi utarwara? Nari nibagiwe, ni bishya gusa. Umuremyi ubwe niwe watatse icumbi rya Adamu na Eva, bari bafite ubuzima buzira igitotsi, urukundo, ibyishimo, umunezero no gushyikirana n'Imana amaso ku maso. Nta teka bazacirirwaho, ku mutima barera, nta kibazo bafite. Icya kabiri, Imana ikagukiza gukorwa n'isoni. None Imana igiye kuvanaho icyaha n'ibisa nacyo, n'urupfu na Satani. Iwacu ni heza cyane, iwacu ni heza cyane nshuti zanjye. Dore ko Pawulo yabivuze, Abanyaroma igice cya 6 umurongo wa 16, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo nyine, biba ngombwa ko umwuzure urimbura isi. Ikindi, irindi sezerano nuko nta mwuzure uzongera kurimbura abantu b'Imana bose. Imana niyo yahamagaye Aburahamu ava muri Uri y'Abakarudaya, imubwira ko izamuhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu yemera gusiga umuryango we n'abantu be. Dusoma mu Baheburayo igice cya 11 ngo kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, umudugudu utarubatswe n'abaenjeniyeri bo ku isi, umudugudu wubatswe n'Imana, niho iwabo w'abacunguwe. Abaheburayo igice cya 11 atubwira intwari zo kwizera: Aburahamu, Enoki, Nowa, Abeli, Rahabu, Dawidi, Samweli, Gidiyoni. Yesaya ati, dore ndarema ijuru rishya, 65 umurongo wa 17. Dore ndarema ijuru rishya, ibya kera ntibizatekerezwaho. Ngo ibyaryari? Ibya kera ntibizatekerezwaho. Iyo umuntu avuze kera biterwa n'imyaka ye. Aho ngereye ku Gisenyi maze guhura n'abadamu babiri bibwe telefone, bayibambuye. I Kigali kera ntabwo waparikaga imodoka bataravanaho retroviseur, ubu byaragabanutse. Ibyo byitwa iki? Ariko urwo ni urugomo rworoshye. Hari urugomo rwo kwica. Mu minsi tumaze hano hatambutse amakuru y'umukozi wo mu rugo wishe umwana wawe akorera. Ibyo byose ntabwo bizaba mu isi nshya iyi Imana yateguriye abayikunda. Yewe ntabajura, mbese ni iby'igikundiro kuba mu mwuga w'Imana. Ariko hari ikindi kidakenewe. Ntabwo tuzakenera kujya twambuka imipaka dusabye visa. Yesaya 33:24, nta muturage waho uzataka indwara. Haleluya. Ngo nta muturage waho uzagenza ute? 33:24, nta muturage waho uzataka indwara. Nta mitiweli mu ijuru ry'Imana yacu. Numvise bavuga ikindi cyitwa ejo heza. Ni cyiza hano kuri iyi si. Nta ntebe z'abamugaye, nta tugare. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru bazubaka amazu bagenze bate? Nta uzaza kurangiza urubanza, kuko nta rubanza ruba mu ijuru. Abahaze, abadahaze, abagabanya ibiro, abo muganga yabujije amavuta n'umunyu n'isukari. Hari ibiti bimara imyaka 100, ariko twebwe tuzayirenza. Kandi abatoni banjye bazashyira kera, bishimira imirimo y'intoke zabo. Bigaragara rwose ko mu ijuru ari ahantu heza hazaba abantu nyabo. Tuzajya tuza gusenga imbere y'Imana Data. Ngo no guhera kuki? Kukageza ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Umurwa uhebuje Yohana yabonye mu nzozi ubwo yari ku kirwa cy'i Patimosi uko wari umeze. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 9. Iby'ijisho ritigeze kureba, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose
Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko uretse gato wumve, abantu benshi ntibigera basoma uyu murongo ukurikira. Ni urwa mbere rw'Abikorinto 2, igice cya 2 umurongo wa 10. Ngo ariko Imana yabiduhishurishije Mwuka wayo kubera gusonza n'ubukene n'ibyo Imana ivuga ngo iby'ijisho ritabonye uhita ugerageza kubihuza. Ariko hari ibindi ijisho ritabonye, ni ugusobanukirwa n'uko twakijijwe n'ubuntu. Gukizwa n'ubuntu nta jisho ryabibonye, ni ubwiru bw'Imana, ariko ngo yarabudusobanuriye. Niyo mpamvu bivuga abantu ntibagenze bate, ntibabyumve, bakavuga bati ibyo bintu ni ibiki urimo uvuga. Reba, Imana yahishuriye abahanuzi ibi bintu ibinyujije mu Mwuka wayo. Abahanuzi barabitwandikira, kandi nta gushidikanya ko igihe cyabyo kigeze. Nshuti, nguko uko byari bimeze kuri Yohana na Yesaya, byose ni ukuri, kandi hari igice cyabyo kitigeze kivugwa. Ubwo Yohana yahishuraga iby'umurwa wera mu buryo burambuye, bisa n'ibirenze ukwemera, yavuze ijambo ry'Imana. Maze Yohana avuga ko yabonye ijuru rishya n'isi nshya, kandi ko inyanja yari itakiriho. Avuga iby'ururembo Yerusalemu nshya, avuga ko ibya mbere byari bitakiriho. Ariko arakomeza Yohana cya 21 umurongo wa 2, aravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Abazi Ikinyarwanda, ibi bintu byo kuvuga ngo yabo, bayo, ibyo bintu harya babyita ngo iki? Babyita ikinyazina? Ngwi, ntabwo nabyumvise. Ngenera. Mbese ni nko kuvuga ibyo wagenewe, nibyo? Ngo abantu bayo, Imana yabo. Sinzi impamvu mutahaca akarongo. Ngo dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo, ngo kandi izaba Imana, ngo nabo bazaba abantu bayo. Iyo ibintu bisubiwe mu izo nshuro zose, ni ibyo gucecekesha akanwa kacu. Buriya Imana ibiri kuvuga ngo nimuceceke mwe kujugumbwa, kuko ibi birabarenze. Ngo kandi izaturana nabo ibe Imana yabo. Kurabagirana k'urwo rurembo gusa nuko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane ryitwa yasipi. Ntabwo ibuye rya yasipi ndaribona, ariko rirarabagirana, ngo rirabagirana nk'isarabwayi. Amakaro yanduye shwi, ntabwo wayagereranya na yasipi aho tuzatura. Ariko reka dusoze dupime hamwe umurwa wacu. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 11, marayika, hano hari abafundi n'abayede, marayika agera inkike z'umurwa. Turi kumwe, tugiye gusoza. Marayika agera inkike z'iki? Ntabwo tuzajya hadateguwe cyangwa mu marangi atumye, oya. Marayika agera inkike z'umurwa, ageramo mikono 144. Mikono ni metero 66. None ushobora gukuba kugira ngo umenye izo metero. Umurongo wa 17, amarembo uko ari 12 yari marigarita, ni irindi buye naryo ryiza cyane. Umurongo wa 23, inkike nini kandi ndende, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Umurongo wa 12, inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi cyangwa cash power, kuko ubwiza bw'Imana aribwo buwuvira, kandi Umwana w'intama niwe tabaza ryawo.
22 umurongo wa mbere n'uwa 5. Uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'Umwana w'intama. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe na bumwe uko ukwezi gutashye. Ujyayo mu kwa mbere ugasanga imbuto, mu kwa kabiri uhasanga izindi, mu kwa gatatu kugeza mu kwa 12. Iby'ijuru ni byiza cyane, nta joro rihaba. Dufite indirimbo ivuga ngo mu gihugu cy'ibyiza ngo, ariko muririmba icyo gice kimwe numve ko hari igihe mubiririmba murangaye ukabiririmba uri guhinga ibirayi mu mutwe. Reka tubiririmbe nk'abazajyayo, murumva atari byo byiza? Ngaho mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahora witeka, nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba. Ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira, nta muvumo uzabaho ukundi. Yohana avuga mu buryo burambuye uko urwo rurembo ruzamera. Urwo rurembo rungana impande enye zose, uburebure n'ubugari birangana. Nuko marayika apima ururembo, urwo rurembo ageramo stadiyo inzovu 2,000. Inzovu ni 10,000. Gukuba rero Ibyahishuwe 21 umurongo wa 16. Naho sitadiyo Bibiliya igira ingero, ikavuga mikono, ikavuga inzovu. Sitadiyo ni 1/8 ubaze muri mayiro. Mayiro nayo ni kilometero kirenga. Ubwo rero sitadiyo ni 12,000 ingana n'ibirometero 2,400. Uwo wose ni umurwa mukuru. Imigi ya kera yagerwaga ahantu hangana n'ahazengurutse inyuma y'inkike. Ubwo rero umurwa ukabakaba kilometero 600. Umurwa wacu tuzaturamo ukabakaba kilometero 600 cyangwa mayiro 375 kuri buri ruhande. Bishoboka kandi ko wibaza niba uwo murwa uzaba ari munini bihagije, niba abakirijwe bazawukwirwamo. Umvise umubwiriza umwe w'umusaza avuga ngo tuzarira ku meza ngo angana n'u Rwanda n'u Burundi. Nibyo yitekererezaga gusa, ariko umurwa w'Imana tuzakwirwamo. Rero mugenzi wawe mubwire ngo ntabwo tuzatendeka, tuzakwirwamo. Haleluya! Umurwa w'Imana tuzawukwirwamo. Ntabwo pastor azaza ngo basunike abantu babyigane, tuzakwirwamo. Umujyi wa Tokyo ni umurwa mukuru w'Ubuyapani, wari utuwe mu myaka nk'itanu ishize na miliyoni 35 bose baba muri uwo mujyi. Umujyi ukomeye wa New York wari ucumbikiye mu myaka 5 ishize abarenga miliyoni 20, kandi n'umujyi Seoul wo muri Korea y'Amajyepfo nawo wari ucumbikiye abangana batyo. Kandi aho ni ku isi. Ubwo se Yesu yananirwa ate kuturemera umurwa tuzakwirwamo twese? Nta bwicanyi, nta ndwara, nta nzara, hazaba amahoro masa. Yesu umuremyi wacu azaduhishurira amayobera y'irema. Tuzahora twiga ibintu bishya, dushobora gutembera mu gihe cyose tubyifuje. Tuzagira igihe cyo kuba hamwe n'inshuti zacu n'abo dukunda, kandi Isabato tuzajya turamya Imana, turirimbane n'abamarayika na Kristo Yesu na ntama w'Imana. Abagaruriye 3:29. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa ku byasezeranijwe. Mu yandi magambo, ukimara kwakira Yesu uhita uba umuturage w'i Yerusalemu
viza yawe ibiteyemo ubuyigendana. Ibice bitatu bya mbere bitubwira uko Imana yaremye isi na paradiso aho yatuje Adamu. Ibice bitatu bya nyuma muri Bibiliya bitubwira iby'Imana n'ibyo igiye kongera gusubizaho. Mu myaka myinshi yashize, ubwato bupakiye intama bwazimiriye mu cyokotsi cyo mu nyanja ya ruguru. Ubwato butana iminsi 3 yose. Za ntama zanga kurisha ibyatsi byumye bazizaniye, zijarajara impande zose z'ubwato, zitangira guhebeba, zikomeza guhebeba. Umukuru w'ubwato n'abarimo baratangara cyane, bibazaga impamvu izi ntama zikomeza guhebeba. Mu kanya gatoya urwokotsi rurayoyoka. Ubwato bwari ku nkombe y'igihugu cya Ekose, naho intama zanze kurya ibyatsi byumye kuko zari zahumuriwe n'ubwatsi butoshye bwo mu mirima yo hafi y'inyanja. Nimwe muretse kurya ibyumye, ibyacu birahumura, turi hafi gutaha. Wo kuba turi ahangaha mu munota umwe, haba hari umuntu utabatijwe ariko akavuga ati uyu mubwiriza tumaranye ibyumweru 2 agiye kugenda, none nanjye nabuze akanya, cyangwa nabimenye numva atari ibyo kugumana, ndashaka kwiyegurira Yesu kugira ngo nibiba ngombwa ikindi gihe nanjye nzabatizwe. Mbese waba uhari ko tugiye gusenga tukagusengera, kuko turi gusoza amateraniro yacu? Niba uhari umunota umwe urabugeza aha, n'ubu utarahagera turasenga Imana maze tubasabire umugisha ku Mana. Salomo, bravo. Buriya murabona duhamagaye nk'indi minota 2, hari icyo mwaba? Reka nibahamugisha. Kurara bategereje ko mbona amavuna atangiye. Nawe urihe? Kuki imvura yagiye igwa mu cyihisha simbabone, none ngiye kugenda? Kuki nagenda se nawe tutagusengeye? Kandi nzakomeze kugusengera. Igice cya nyuma ahasigaye dusenge, nuko bagenzi bacu nabo biyandikisha. Amen. 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 Ntabwo nari numva imbaraga zituma nsoza, kandi namwe ntimwicare. Aho ubundi mukora siporo, mwe muhagaze, maze natwe twishimira abantu b'Imana bakomeje kuza. Hari umusaza hariya wabatijwe uyu munsi, twakunze kubana hano muri aya materaniro. Ku munsi wa mbere, kwa kabiri yari yageze hano imbere, tukabifatanya tukavugana ijambo ry'Imana rikamunyura. Aba rero biragaragara ko n'urubyiruko
kandi urubyiruko bakeneye Imana. Mbese haba hari undi muntu we wabuze umutera akabaraga mukaba mwicaranye, ariko ushobora no kuba umudivaniste udaherukayo. Hari abantu bagiye kurarika muri uyu mujyi, hari ingo bageragamo bati muze tubasengere, ngo natwe turi abadivaniste ngo nuko tudaherukayo. Abo bantu nabo Imana irashaka guhindura ibyabo ikabaha amateka mashya muri Kristo Yesu. Tugeze mu mwaka w'2023. Ntabwo naje kubara imyaka y'igihe Yesu azagarukira, ariko umwami wacu ari bugufi. Ikize ko kurabibabarirwa, ariko ingaruka wongereye mu kubamo zo ntabwo zikizwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wihanye aravuga ngo kuki ntabimenye kera. Warigize umugabo ngo abagabo ngo ni umutwe, ngo none ntibavuga. Va muri ibyo ureke abana bawe bagira amahoro. Ariko kugira ngo bishoboke nuko uzano tukagusengera nawe ugahabwa imbaraga yo gutsinda. Mbese urahari? Ngwino ndacyareba muri uru ruhande, nahari inyuma mu nguni na hano. Ngwino dusoze. Impamvu dutinze ni wowe, twanze gusenga utaraza. Ngwino igice kimwe maze ukaza. Ngwino. Amen. Nawe nakubonye. Ngwino. Amen. Amen. Ngwino. Bahati w'amabewe. Ngwino nawe. Amen. 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 Nawe ngwino. Hasigaye iminota 2 tugasoza. Rero tugiye gusoza, ariko birashoboka ko hari undi muntu nta wakwirukana mu ijuru nubwo bakwanga. Nyonyomba uwo pastor mwashwanye na kaziki, ariko Yesu araguhamagara we ngo aguhe ubugingo bw'iteka. Se mwajya musengera na pastor ni unanirana wenyine? None wowe waza se, nawe ndagutegereje. Ntegereje muri abo badivaniste bo bitakiryoheye, bitangiye gusharira kandi ari byiza. Nyonyomba uze, ngwino dusenge. Urahari muri uru ruhande? Hari urahari? Hano hagati ntawe uhari? Reka rero dusenge Imana, ariko dushimire aba bantu b'Imana bazanye n'abana. Mwabibonye namwe? Bazanye n'abana, ntabwo babatambikanye mu kabari. Hano babazanye ni kwa Yesu. Imana ibahe umugisha mwaba mama. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ngo kandi ndi kubitinza ku bwende muzimpamvu, kugira ngo niba hari undi muntu nawe yihute anyonyombe aze. Ariko niba ntawe,
niba ntawe mureke dusenge Imana. Hari icyo ngiye gusaba, bariya bamama bambaye iniforume bajye hariya hamwe na Salomo. Bariya bamama bose b'abadiyakoni bajye hariya hamwe na Salomo. Ndashaka abantu baje bambaye amafurari yabo ya jiya. Amen, amen. Harimo umumama hano nawe yaje. Abantu bose baje bambaye iby'abajiya muze hano. Badaga ntawe nabonye uyu munsi ariko. Ntawe mwabonye? Naze. Bariya bamama mukore ikintu bita demi cercle, maze abantu bacu babe mwimbere. Abajiya ni muza, abakuru b'itorero rusigariye ntuza. William yagiye hariko. Na korari nkuru nziza n'abategereje. Aba bantu mushyire mu ruziga ikimenyetso cy'uko tugiye kujya tubasengera. Haleluya, haleluya. Ariko mubashyire mu ruziga aribo bagaragara, mwebwe mubakorera uruziga. Kandi ntabwo rwose ari ibintu turi gupfa kwivugira, nuko tugiye kubasengera aba bantu kugira ngo babe mu buntu bw'Imana. Babe mu buntu bw'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Inkuru nziza, mwegere hano, twegerane. Murakoze cyane. Ntimukore irindi teraniro, ahubwo mwegeremo. Hariya bari abamama bashobora kwigira hirya. Mwegerane rwose. Rero namwe n'abandi turafatana mu biganza twese uko twaje gusenga uyu munsi mu iteraniro. Mufatane ibiganza. Muri gutinya ngo ndababwira ngo muhana amahoro ya Kristo. Nimushaka muyahana. Haleluya. Imana ni nziza. Ongorera mugenzi wawe uti mu ijuru hari Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. None mureke dusenge Imana. Mukanya Salomo nzi ko ari bukomezanya n'aba bantu. Badaga impamvu namuvugaga nuko twagiye duhurira hano mu mvura, kandi aba bantu nzi ko nawe azabasengera hamwe n'abakuru b'itorero mwese. Aba bamama mubite, hatarashira igihe nzagaruka hano kureba ko bahari. Ntabwo aribo nzabaza, usigariye babantu bari Imana ibaha umugisha, abakomeje urugendo tujyana mu ijuru. Reka dusenge. Imana uratunezeza cyane, natwe turakunezerewe. Mbega ushobora guhagurutsa abantu no ku munsi wa nyuma w'amateraniro. Ubishimirwe. Buri wese wahagurutse afite impamvu y'ibanga atabwira umuntu wese uretse wowe. N'abamama bashobora kuba bafite ibibazo imuhira bibavumye, ubukene, umugabo uvuga nabi ariko w'umunyamahane, iwabo uhataye. Ashira amahoro. Aba bana batoya nta kazi wenda bafite, baha akazi. Mana bishurira imyenda, ariko ubereke n'uburyo bwo kongera kubaho. Ubateguza ubwami bwawe. Iwacu ni bugufi. Uyu munsi w'isabato tubere uw'imigisha n'amahoro. Turuhukire muri wowe, dutegereje ibyiringiro by'umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mwabonye ko imvura yategereje ko mubanza kuza. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Salomo ushaka guhurira he nabo? Mu rusengero. Ngaho jya imbere yabo mujyane imvura itaragwa. Abantu b'Imana, Imana ibaha umugisha. Naho mukanya mu gitaramo baraza kubibabwira. Reka abaririmbyi badufashe natwe iteraniro twese tujye ejuru dusoze gahunda n'indirimbo ya 50. Igitabo cyawe
duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi ikiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iteraniro ringana ritya buri wese afite icyo yagushimira ku mutima we cy'umwihariko, ariko kuba wabanye natwe ukaba warabanye natwe mu byumweru 2 duhereje inyuma y'ubuzima bwacu turi ahangaha igitondo n'ikigoroba, nabyo turabigushimiye ngo bihimbarizwe. Umwanya nk'uyu tugushimiye ko ibyo waduteguriye biri hafi kandi bihora ari bishyashya ari na byiza. Ndakwinginze ngo Mwuka Wera abane na buri wese kugira ngo adushoboze kugira imyiteguro ihagije, maze nitukwitegura tukakwiteguza n'abandi tuzagira umugisha wo kuzataha mu bwami bwawe. Umubwiriza waduhaye dukomeje kumusabira umugisha kugira ngo ubwo yemeye kuba igikoresho cyawe aho azajya hose, aho azahamagarwa azajya ayoborwa nawe. Uzajya umutekerera amagambo akwiriye ubwoko bwawe kugira ngo akize imitima yacu, maze natwe uduhe kumva kandi twumvire tuzagira amahirwe yo gutaha mu bwami bwawe. Abakwiyeguriye muri uyu mwanya ukomeze ubane nabo bagenderere, ubatsindire ibitandukanye bafite buri wese ku giti cye. Ababihamishije umubatizo nabo ukomeze ubane nabo. Intambara bagiye guhura nazo mu miryango zibatsindire Mana igira neza. Nibarwana bakaba baneshi bakazagira mu bwami bwawe tuzashima izina ryawe. Itorero rya Gisenyi natwe duciye bugufi imbere yangu twejeshe amaraso ya Yesu. Uturinde kuba ba mihango y'idini, ahubwo duhe kwihana mu buryo bwose kandi bukwiriye. Niduheshe izina ryawe cyubahiro tuzatahane nabera mu bwami bwawe. Hari abandi basigaye bicaye ariko bafatiye icyemezo mu mitima yabo, nabo Mwuka Wera akomeza abane nabo. Twese ubwo tugiye gushenguruka ahangaha dusezeresha umugisha wawe, kandi ubwo turi buze kugaruka ahangaha amahoro yakomeza abane natwe. Korari ziteguye gutarama ziyoborwe nawe, abiteguye kuza gutega amatwi twese utuyobore. Isabato ikomeze tubere umunezero n'umugisha, dusabye ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwanya twari turimo n'ubu tugiye gusoza byari byahariwe abantu babatijwe, ariko saa 8 zuzuye turagira umwanya wo gushimira umubwiriza wacu. Niwo mwanya twamugeneye tutabivanze n'ibindi. Nuba ngo saa 8 turasaba bizera bose yuko baza tugafatanya gushimira nde umubwiriza wabanye natwe. Hanyuma rero hari indi gahunda dushaka kwereka umubwiriza ati saa 8 hari gahunda yatangiye muri fidi yacu yo kwishimira imiryango dufite. Twebwe ntabwo twabikoze bitewe nuko turi mu mavuna, ariko saa 8 turakora akantu gatoya, kuko ku isabato ya kabiri y'umuryango tuziga bya byigisho by'umuryango William amaziga ari kutwigisha. Abandi babitangiye umunsi batari mu mavuna, ariko twebwe ku isabato ya kabiri nibwo tuzabyiga. Uyu munsi rero turakora iki saa 8. Turasaba abashiro, twari tumenyereye ko bakuze bakira abajiya abakiri batoye.
uyu munsi muri fridi yacu abasore abakiri bato murakira ababyeyi kumutavuze ngo amen. Abashiro rero saa 8 zuzuye ntihagire ubura murakira ababyeyi kandi ngiye kubasaba nimugera mu rugo ntihagire umubyeyi waruri ibyo kurya ahubwo mwebwe uyu munsi murabazimanira. Ntihagire umubyeyi woza isafuriya woza isahani ageze mu rugo. Ibyo byose birakora ikiyemwe. Abashiro abana bafite ababyeyi uyu munsi abana barakira ababyeyi babo. Saa 8 rero turinjira guti ntabwo turi bwinjire nk'uko dusanzwe twinjira ahangaha ahubwo saa 8 abantu bose bubatse n'abashitsi nibo barimo batugendereye turajya hari imbere y'urusengero cyangwa se duhurire mu rusengero kubera ko ari abantu bakuze turahurira mu rusengero turinjira dutya rero abaraye bashingiwe niba hari abahari cyangwa se uri bushingirwe mu minota 10 iri imbere kugeza kwa maze imyaka 10 bubatse abo ngabo barabanza imbere bafite umuyobozi barinjira kuri gahunda. Abangaba mu itorero ryacu tubita indabo. Afite umugabo cyangwa afite umugore utamufite bitewe n'ingorane z'isi nawe ari aho ngaho. Uwambaye uniforme utayambaye araba ari muri iyo groupe. Umwaka abashingiwe mu kanya kugeza ryari ku myaka 10. Umuyobozi wabo twarabatoye ari izi. Hari abandi rero twita ibizu. Bagomba kureba kure bakareba kure. N'abamazi gihe bashingiwe kuva ku myaka 11 kugeza kuri 20. Ubwo bahereye kuri bandi 0 cyangwa se umwaka umwe ukazagenda akaba barangije imyaka 20 ari kumwe n'umugabo we n'umugore we cyangwa se ari wenyine kubera impamvu zinyuranye. Abanga baturabita ibizu. Iyi groupe nayo irabihari. Ariko afite amahirwe kubana ari couple zombi umugabo n'umugore baraba bahagararanye n'umudamu we cyangwa se umugabo we. Bigenze bite? Banza umuriro ugiye.